ndishano guhera uyu munsi ku itariki 10 zingahe ndi karungu nakoze babimenye zingahe ndi karungu nakoze babimenye. Rero nkuko nakubwiye ko ari akajumba, n'akajumba gasa umutuku ariko gakereta. Ni keza rero kuko nubwo kari mu isi ariko gafitiye ubuzima bwa muntu. Hari gihe wenda abantu baba babivuga batabizi, ariko ndashaka kugira ngo uzagerageze wenda umaze igihe ugakoreshe, ufate akarungu, ako karungu gakura, ufate akajumba ka karungu, ugasya, numara ugasya ugakoremo ifu, iyo fu yumutse ufate akayiko gatoya. Kuri ba bantu navuze, ku bagabo badakishobora kunoza amabanga yo mu rugo, ku bamama bafite ikibazo cyo kuribwa mu mihango, afata akayiko gato ajya akanywa mu gitondo mu mazi ashushe, yongera akanywa na nimugoroba, abikora iminsi 5 yonyine, ibintu bizatangira gusobanuka. Ariko si byiza kugakoresha. 7:25 haranditswe ngo niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose, azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugezaho igihe n'igice cy'igihe bizashirira, hanyuma urubanza ruzashingwa. Bazamunyaga ubutware ngo babumareho burimburwe kugeza kumeruka, maze ubwami n'ubutware n'icubahiro c'ubwami bwose buri mu isi w'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo ni ubwami buzahora iteka ryose, kandi ubutware bwose buzaja buyikorera buyumvire. Aya magambo agarukiye aha, ariko njewe ubwanje Daniel ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane, bituma mu maso hanje hahinduka ukundi, ariko mbika iryo jambo mu mutima wanje. Ni ukuvuga ngo igihe Daniel we yabonaga iby'imisi y'imperuka, yabonye ko hazamanuka abo bamarayika baciwe, cyangwa se iyo myuka mibi izayobya ubwoko bw'Imana. Nidusoma muri Yohana mu byahishuwe mu rwandiko, mu gitabo cyanditswe na Yohana cyitwa ibyahishuwe, turasanga ko bazayobya n'intore niba bishoboka. Ni ukuvuga rero ni abantu bigisha, ntibigisha ibyanditswe, ni abantu bigisha bakishira hejuru y'icitwa Imana, bakigira beza. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko ntawe ukiranuka n'umwe. Ni ukuvuga ngo twese icyo dusabwa ni ukwizera amaraso ya Yesu Kristo, tukemera kugendera mu mategeko ya Yesu Kristo, tukemera kugendera mu mategeko y'Imana, kugira ngo ubwo Yesu azaba agarutse tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Niko gusenga kwanje mu izina rya Yesu. Tumeze nk'akarungu mu mahwa, tugenda mu nyanja tumeze mu bwato bunini budashobora kuzarohama. Wenda iyo tuvuze ubwato, buriya isi turimo n'ubwato, ni nk'ubwato. Umuraba rero ubundi mu buhanuzi ushushanya ibigeragezo, mu buhanuzi bw'ibyanditswe byera. Umuraba ni ibigeragezo, inyanja ikaba iy'isi. Ubwo rero ubwo bwato, iyo nyanja twebwe ubwo niyo tugendamo, iyo rero turi kugendamo niyo karungu. Rero nkuko nakubwiye ko ari akajumba, n'akajumba gasa umutuku ariko gakereta. Ni keza rero kuko nubwo kari mu isi ariko gafitiye ubuzima bwa muntu. Hari gihe wenda abantu baba babivuga batabizi, ariko ndashaka kugira ngo uzagerageze wenda umaze igihe ugakoreshe, ufate akarungu, ako karungu gakura, ufate akajumba ka karungu, ugasya, numara ugasya ugakoremo ifu, iyo fu yumutse ufate akayiko gatoya. Kuri ba bantu navuze, ku bagabo badakishobora kunoza amabanga yo mu rugo, ku bamama bafite ikibazo cyo kuribwa mu mihango, afata akayiko gato ajya akanywa mu gitondo mu mazi ashushe, yongera akanywa na nimugoroba, abikora iminsi 5 yonyine, ibintu bizatangira gusobanuka. Ariko si byiza kugakoreshana n'ubundi uri mu mihango. Rero nuko nzi karungu, nubwo buryo nyizemo, ariko nkaba nemera ko Imana yaremye ibimera bitangaje kugira ngo biturengere, twe kujya dukomeza kugendera mu kigare, ugasanga umuntu wagiye gusaba Imana ibisubizo by'ibibazo afite kandi atazi icyateye ibyo bibazo. Ni byiza rero ngo mujye mu manza mumenye impamvu turwara, nuko twirengagije amategeko y'Uwiteka. Ariko nituyumvira tukiga ibyanditswe neza, tuzagira ku musaraba.
kandi satani we ntabwo ashaka kugira ngo tumenye amategeko y'Imana ko ari ingenzi. Ariko ndagira ngo twongere dusubire mu gitabo cyo mu Kuva, twige neza amategeko 10 y'Imana, ya yandi yahawe Mose, tuyagendereho, twe kuba nka wabandi bavuga ngo Yesu yaje gukuraho amategeko. Kandi muri Mateyo 5 umurongo wa 17 yaranditse ko we atigeze akuraho amategeko. Ni ukuvuga rero amategeko yavuyeho ni amategeko y'imihango yashushanyaga Kristo uzapfira ku musaraba, ariko hari amategeko 10 umuntu wese utavuga ibihwanye n'ijambo ry'ayo mategeko 10 y'Imana nta museke uzamutambikira, nta mwuka w'Imana afite. Niyo yahanura ndetse niyo yamanura umuriro wo mu ijuru ureba mu maso y'abantu, ntabwo azarabuka umusaraba kiretse niyihana akemera kugendera mu mategeko y'Uwiteka. Murakoze.